ndashaka ko tuvuga ku bintu bitatu ariko bifite ibintu bitandatu. Iyo bavuze gusenga impamvu eshatu, hari n'izindi eshatu zituma umuntu atakumvuga n'Imana, ariko uyu munsi tugiye kureba impamvu eshatu kuri bitatu bishobora gutuma Imana ikumva. Icyo ngiye kuvuga rero ni iki, ibintu bitatu bishobora gutuma dusenga dute. Abantu benshi twitiranya guhimbaza Imana no kuramya Imana, ariko biri diferanse cyane. Iyo tuvuga kuramya Imana, ubundi ni ukuvuga Imana ukwiri. Guhimbaza Imana tuyihimbaza mu mirimo Imana ikora no mu bitangaza Imana ikora. Noneho iyo dusenga usanga abarokore benshi n'abanyamasengesho benshi evode impamvu dusenga nabi. Bibiliya yavuze ngo dusaba nabi ntutwumve kuko tutazi gusaba. Usanga abantu benshi babanza gace ko iyo twakoreye Imana neza igukiza ko wasambanye ikagukiza na sida. Kamere y'Imana ukavuga ngo ndazi kuri Imana ikiza muri time worship. Ukaramya Imana ukabati ndazi kuri Imana ikiza. Ubu yivuze nk'Imana muri kamere yawe yuko uteye uri Imana ifite imbaraga zo gukiza. Kuko na Mose yazize igihekane yakwema igihekane cyo gukuramo Imana, kuko yaravuze ngo ninjye na Aroni twabakuriye amazi mu gitare. Imana iravuga ngo urasuzuguye, wabuze kuvuga ko ari njye Mana yabakuriye amazi mu gitare, none uvuze ko ari njyewe. Ni Imana ikunda icyubahiro ko Imana iteye, ni Imana ikunda umuntu yubahisha. Iyo yibwiye ukavuga ati Imana mu buryo uteye n'uburyo ubayeho uri Imana ikunda umuntu ukubaha. Guhimbaza Imana rero, guhimbaza Imana no guhimbaza Imana tuyirebera mu mirimo Imana ikora. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Burya niyo mpamvu abarokore bafashijwe ngo barebye uburyo imirimo Imana ikora. Umwe aravuga ati wayi ntago naceceka sinagenganira ibintu Imana ivuga. Umwe aravuga ati Imana igira inzira zirenga imyenge ya supanete. Iyo umuntu ayimbaje Imana, iyo umuntu aramije Imana akayivuga ukwiri, Imana iri mu ijuru ivuga mu Gifaransa ikavuga tantuka. Uyikomeza Imana izakugaburira, kubera ko muri Kristo Yesu ntabwo hagezemo corona. Muri Kristo Yesu nta ntambara ya Putin iriyo. Muri Kristo Yesu nta ntambara ya Zelensky iriyo. Muri Kristo Yesu nta matikari. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu. Kambashimira hamwe mwamuherere hose, ushobora kuba uri hano mu Rwanda, ushobora kuba dukurikiye uri hanze y'u Rwanda, nk'abari mu Burundi, mu bice bitandukanye by'isi, ku migabane itandukanye. Mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Profete bavugirije. Yesu ashimwe cyane vo. Yesu ahimbazwe. Turasuhuje n'abantu bose badukurikiye. Yego. Bwana asifiwe sana. Amen. Adrien, amakuru ni meza. Rakomeye. Ndaho ubugingo ni buzima. Nawe? Yego. Bavugirije TV kitaratangira gukora. Bavugirije TV izakora, ariko buri ibikoresho bizaza. Umunsi nabonye ibikoresho bizakunda. Nta bikoresho ndabona, ndazi ko Imana izabikora igaca inzira. Yego. Umunsi nayibonye bavugirije bazayibona. Wayihaye izina, byararangiye n'izina ryarakuze. Yego. Adrien, uyu munsi ngira ngo wenda ntago ari ngiri bubivuga, ariko uraza kubivuga kurenza uko ndi bubivuge. Yego. Ariko hari ibigano dushaka kujya dukora byo kwigisha abantu gusenga. Kabisa. Kwigisha abantu gusenga. Kandi uri umunyamasengesho. Cyane. Uri umuhanuzi. Ariko ubu tugiye kureba igice cy'amasengesho. Nshaka kugira ngo usobanure abantu uburyo icyo kiganiro tuzatugikora. Okay, murakoze cyane. Kandi Yesu agumugisha nawe. Imana yaduhaye Isezerano TV kugira ngo tuyivugireho ubutumwa bwiza, nubwo tujya n'ahandi ariko nahangana tuhakorera umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha, kandi n'abantu bakurikiranye Isezerano TV bahabwa umugisha. Ni ikiganiro cyo gusenga gifitiye tema ivuga ngo ni time worship. Ni isaha yo kuramya Imana cyangwa isaha yo guhimbaza Imana.
mu buryo bwo gusenga, time worship, isaha yo kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana mu buryo bw'amasengesho. Tuzaganira rero ku bintu byinshi, tuzaganira ku buryo umuntu agomba gusenga kugira ngo yakire umugisha w'Imana no kugira ngo asingire iby'Imana imuvugaho. Tunamenye amasengesho ni iki, amasengesho umuntu asenga gute, ni gute umuntu asenga kugira ngo abone Imana. Kuko hari igihe abantu kenshi tujya dusenga ariko tugasenga amasengesho ntirirenga hano kuri parafu, bitewe n'uburyo twasenze n'uburyo twitwaye n'uburyo twitiranije amasengesho, tugatunga ibisa n'amasengesho ariko atari amasengesho. Tuzajya tuvuga kuri parti imwe cyangwa ku gace gatoya gusa k'ijambo runaka, cyangwa n'undi muntu ushaka ko twamusobanura twandikire muri comment, noneho dufate n'umwanya mutoya uringaniye tubivugeho, dufate n'ikindi gihe dusenge, twige ariko ni teori na pratique, mu buryo spiritual no mu buryo buri fact, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibikorwa. Tuzajya dusenga, nicyo kintu nifuza ko tuzajya dusenga, nubwo n'ibindi biganiro tuzajya tubitambutsa, ariko isaha yo kuramya Imana byuzuye ndetse no guhimbaza Imana. Kuko Evode igituma ibi bintu ndabitekereza, ngira group yitwa Worship Ministries, no kuramya Imana. Iyo tuvuze kuramya Imana no guhimbaza Imana, numva abantu babyitiranya no kuririmba. Yego, noneho kumva umuntu ngo yararamije Imana tukabyitiranya na za ndirimbo turirimba, amfitiye byinshi mu kiganza kiwe kwa kunde. Biriya nibyo ariko siko biri mu buryo bikorwa, n'umurimo ariko si inshinga, n'umurimo ukorwa n'imbere. Genda turaza tubiganire, ariko nicyo kintu nashaka gusobanura. Adrien, ngira ngo abantu babisobanukiwe. Yego, uyu munsi rero turahera kuki? Dusenge gatoya, noneho dutangire. Ndashaka ko tuvuga ku bintu bitatu, ibintu bitatu ariko bifite ibintu bitandatu. Ni ibintu bitatu, ni A, B, C, D, E, F. Nibyo? Nibyo. Ni kimwe gifite bibiri bifite bikaba bine bikaba bitandatu. Tugiye kuganira uburyo umuntu agomba gusenga, ni uburyo butatu bwo gusenga Imana kandi ukaba wakumvuga n'Imana. Iyo bavuze gusenga, impamvu eshatu, hari n'izindi eshatu zituma umuntu atakumvuga n'Imana, ariko uyu munsi tugiye kureba impamvu eshatu kuri bitatu bishobora gutuma Imana ikumva. Reka dusenge gatoya cyangwa tubiganire, reka twansho n'ubundi tuvuga ijambo ry'Imana. Turaza gusenga mu buryo bwa conclusion cyo gufata umwanzuro. Turasomera ijambo ry'ibyakozwe n'umwuka cyangwa ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 26. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25. Haravuze ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila, niko na wahageze dusomera. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Yego. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yabo bose iradohoka. Amen. Nako akire neza ijambo ry'Imana. Ubundi twinjira mu ijambo kuko dufite time ntoya. Ubundi gusenga bifite parte eshatu, ariko sibyo nashatse kuvuga, bitandukanye na bitatu mvuga. Ubundi gusenga, parte ya mbere ibanziriza amasengesho, ni parte yo kwihana ibyaha. Kwihana ibyaha bitandukanye no kwatura ibyaha. Kwihana ibyaha ni igikorwa gikorerwa muri njyewe mindani. Iyo namaze kwihana ibyaha, mfata decision, icyemezo. Iyo maze gufata icyemezo, ntera n'intambwe ya kabiri bita kwatura. Agakiza no gusenga nako gukizwa ntabwo ari ikintu nkizwa kakanya ngo ndi umwadeperi, ndi umuzayoni cyangwa ndi muri restoration ngo narakijijwe biremera. Kwihana no gukizwa ni process, ni urugendo tugenda buri munsi. Niyo mpamvu muri ibyo we yavuze ngo ngewe mpisemo guhora nkizwa. Si ibintu mvuga ngo nahisemo, mpisemo every day every time. Ubuzima bwanjye bwose bwubatswe no guhora nkizwa. Aha niho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nge ndi umukristo
nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ntabwo yavuze ngo ndi umukristo nahoze ndiwe, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Kandi ndi umukristo, cyo ni ikintu kinyibagiza ibyago, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Icyo ngiye kuvuga rero ni iki? Ibintu bitatu bishobora gutuma dusenga dute. Ni gute turamya Imana, duhimbaza Imana dute mbese? Abantu benshi twitiranya guhimbaza Imana no kuramya Imana, ariko biri diferanse cyane. Ndaza kuvuga abantu babiri cyangwa batatu bahimbaje Imana, ariko ndacapurisha mu buryo buri short, mu buryo bugufi. Icyo nshatse kuvuga, guhimbaza Imana no kuramya Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu Kinyarwanda iyo tuvuga kuramya Imana, ubundi ni ukuvuga Imana ukwiri. Guhimbaza Imana tuyihimbaza mu mirimo Imana ikora no mu bitangaza Imana ikora. Noneho iyo dusenga usanga abarokore benshi n'abanyamasengesho benshi evode impamvu dusenga nabi. Bibiliya yavuze ngo dusaba nabi ntutwumve kuko tutazi gusaba. Usanga abantu benshi babanza agace ko gusaba Imana. Noneho hari n'abandi bavuga ngo igikorwa kibanza ni ugushima Imana, ariko siko kuri. Gushima Imana biri mu bintu bya gatatu, biri muri parite ya gatatu y'amasengesho. Iyo tuvuga guhimbaza kuramya Imana ni ukuvuga Imana ukwiri, kuvuga Imana gutukwira. Dawidi yaranditse Zaburi ya 21 aravuga Imana ukwiri, aravuga ngo mutima wanjye uzajya ushima Uwiteka, namwe ibindimo biri muri ngewe mwese mujye muhimbaza Imana, ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose. Sitopre imbabarira ibyaha nakoze byose. Imana ni inyiza indwara zamugaje, ngikanyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ngikamaza ibyiza bidashira, ngigikora ibyo gukiranuka gusa, ngabarenganya Imana irabarengera, ikimanza ziboneye kandi zitabera, igira imbabazi ikagira nibambe, ngimenyesha abantu bayubaha inzira zayo, ngo Uwiteka atinda kurakara, ngo umujinya ntagajya ugumana iteka, ngakunda kugirira neza akantu kandyoherero, ngo nkuko se w'abana bagirira ibambe, ngo niko Imana yacu irigirira abantu bayuba, ngizi neza kote febre. Imana izi febrese zawe, ngikamenya na kote fort, izubukene bwacu ndetse ikamenya n'intege nke, ngizubugingo bwacu ko butarama, ngo buhwanye n'umurama utumurwe bo, ngo ntago buhwanye nka zamba bazizaye, ngo zo ngo ntago zizashira iteka, ngo witondere isezerano ry'Imana, ngari ryo ryakomejwe n'amaraso, ngayo Yesu umwana w'intama yavuye, ngo kandi akumvira ibyo yategetse, ngo niba ugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mu isi no mu ijuru. Ngo Imana ari ibintu bitatu Imana izamwereka, ngo Imana izamwereka imbabazi, ngo imwereke n'umurava, ngo imwereke no gukiranuka. Nikwereka imbabazi izaza muri materiyeri z'uko ari Imana ibabarira. Iyo turamya Imana rero, turamya Imana tugahimbaza, tuvuga ko ari Imana ibabarira. Iyo tuyivuga tuvuga ko ari Imana yuzuye ubuntu. Muri kamere y'Imana ni Imana igira ubuntu. Kamere y'Imana ngo ni Imana igira ibambe. Ikindi ukundi iteye ngo ni Imana ibabarira. Iyo Imana ibabariye vode ntabwo Imana igira inyuro. Iyo Imana imbabarira ibyaha nakoze byose. Dawidi yaravuze ngo ukize umugaragu wawe kandi ukize uwo wasize. Ngariko icyo ngusabye ngo wirengagize ntiwite ku byaha nakoze byo mu busore. Ibyaha byo mu busore bwacu ngo Imana ijye ibyirengagiza. Yesu ni ujye ubabarira ntagire inyuro. Rero uburiye turamya Imana tukavuga ko ari Imana igira gute ibabarira. Mu Kinyarwanda cyiza ukayivuga ati data ndabizi neza ko uteye gute, kamere yawe uri Imana y'inyembabazi, kamere yawe uri Imana igira ubuntu, uko uteye uri Imana itinda kurakara. Uko nuguhimbaza Imana, nukuvuga Imana ukwiri, nukuyiramenya, uvuga gukomera kw'Imana. Uko uteye uri Imana itinda kurakara kandi uri Imana ibabarira byose, ntabwo ugira inyuro. Madamu hari igihe umubabarira mwatonganye mukagirana akabazo, mu gitondo akubwira ati ariko uribuka ko nejo bundi wankoreye ibi bintu. Hari igihe vode muhura muri circulation ukamucumuza akavuga ati Adrien yongeye yaranshumuza, ariko iyo Kristo Yesu atubabariye ntabwo agira inyuro. Ni Imana ibabarira sida, ni Imana ibabarira ubusambanyi, ni Imana ibabarira ingaruka z'ubusambanyi. Iyo twakoreye Imana neza igukiza ko basambanyi ikagukiza
igukiza na sida. Kamere y'Imana ukavuga ngo ndazi kuri Imana ikiza muri time worship. Ukaramya Imana ukavuga ati ndazi kuri Imana ikiza. Ubu yivuze nk'Imana muri kamere yawe yuko uteye uri Imana ifite imbaraga zo gukiza. Ako kantu gakora ku mutima w'Imana. Imana ikavuga mu Gifaransa igahita ivuga tantuka kweri. Adrien amvuze uko nteye. Ndi Imana itinda kurakara kandi Imana data ngo ni Imana itagigisha Imana ntago igigisha inama ngo icyakora uko iteye igishwa inama ariko mu bumana bwayo ngo ni Imana itagisha inama ngo kuko Imana ibabarira uwishaka igakiza uwo yashatse. Hana we yigeze ayiramya ayivuga ukuntu Imana iteye aravuga ngo ni Imana ikura abakene ku cyavu. Ni Imana ishobora gufata umuntu avukira mu rugo rukennye ejo Imana ikamuha ibipangu akaba boss. Ni Imana ifata umukire mu bumana bwayo ikamugira umukene. Yigeze icisha bugufi uwo bita Nebukadineza ngirangije ngo yirase ngo yubatse Babuloni aravuga ngo oh you are welcome aha abantu karibu. Aravuga ati ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye. Imana iravuga ngo nta soni yazize igihe kane niyubakiye yakuyemo Imana kuko na Mose yazize igihe kane yakuyemo igihe kane cyo gukuramo Imana kuko yaravuze ngo ninjye naro nitwabakuriye amazi mu gitare. Imana iravuga ngo urasuzuguye wabuze kuvuga ko ari nge Imana yabakuriye amazi mu gitare none uvuze ko ari ngewe. Ni Imana ikunda icyubahiro ko Imana iteye. Hayiwe Mana evo kamere y'Imana n'ubutware bw'Imana n'imbaraga y'Imana. Ni Imana ikunda umuntu yubahisha. Iyo yibwiye ukavuga ati Imana mu buryo uteye n'uburyo ubayeho uri Imana ikunda umuntu ukuba. Iyo wubashye Imana muragendana. Niyo mpamvu baririmbye bavuze ngo ni byiza kugendana n'Imana. Eliya baragendanye iramugabira. Enoke yagendanye na Kristo Yesu amara n'imyaka 360. Imyaka 300 ngo yavugaga Imana ukwiri ngagahimbaza Imana ngo one day ngo Imana ije kumusura ngo Imana iravuga ngo reka twigendere nge nawe ngo barigendera ngo ajyanwa nk'iki ajyanwa n'umwuka wera ngo Imana iramwijyanira. Uko nukuvuga Imana ukwiri guhimbaza Imana. Rero guhimbaza Imana no guhimbaza Imana tuyirebera mu mirimo Imana ikora. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zihora iteka ryose. Kamere y'Imana ngo ni Imana igira imbabazi kandi imbabazi za Kristo Yesu ngo ni imbabazi zihora iteka ryose. Ngo Hana we amaze kuyijima aravuga ati Uwiteka arakenesha kandi Imana irakenura. Ngo Imana ikura ku cyavu ngo igashyira hejuru ngo ivana bicaye ku mukungugu ngo ikabicazanya n'ibikomangoma ngo bakaragwa intebe ya cyami. Akantu ka kabiri rero guhimbaza Imana. Umukobwa bita Miriyamu ngo yahimbaje Imana ngarebye ibitangaza Imana ikora. Ni Imana igica inzira mu butayu. Niyo Mana yonyine ishobora guca inzira mu butayu. Burya niyo mpamvu abarokore bafashijwe ngo barebye uburyo imirimo Imana ikora. Umwe aravuga ati wayi ntago naceceka sinagenganira ibintu Imana ivuga. Umwe aravuga ati Imana igira inzira zirenga imyenge ya supanete. Undi aravuga ati burya Imana igira inzira zirenga ibihumbi. Burya inzira z'Imana ziratandukanye. Miriyamu we aramya Imana yayiramije mu mirimo Imana ikora ayiramya mu by'Imana yibonanye. Aravuga ngo mbonye Imana ni Imana ihimbazwa nikwiriye gushima. Aravuga ngo mbonye Uwiteka yambukije Abayisiraheli inzira inyanja itukura aciye inzira ahitaka agombaga guca. Biravuze ngo mu guhimbaza Imana uyirebera mu by'Imana ikora ntago uyirebera mu buryo Imana ikora ahubwo uyirebera mu byo yakoze. Aravuga ngo Imana iciye inzira mu kidaturwa niyo itembesha imigezi mu butayu niyo yima amazi ni nayo yatanga. Ni Imana ikura ku cyavu ni Imana itanga agaciro ni Imana itanga urubyaro. Uko nuguhimbaza Imana ntago ari ukuramya Imana. Ni Imana itanga agaciro ni Imana ikimuoya. Ni Imana yigisha ni Diadonai ni data wa twese mwiza. God is Father. Imana ni umubyeyi. Imana ni urukundo. Ngarangije aravuga ngo Uwiteka ngo yafashe farashi ndetse n'amagare ya Farawo
afata Farawo afata n'abanyegiputa ngarangije abaryamisha mu nyanja ku murongo bose ngo basinzirira mu nzira guhera ngamaze kubona ibitangaza ngigimbano cy'umwuka kirasa ngo yiga kuririmba ntago muzasome muzarebe nta handi Miriyamu yaririmbye uretse ku nyanja itukura yaravuze ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka yabisinzirije mu nyanja bisinzirira guhera. Indi parite ya kabiri y'ikintu cya gatatu nishatse kuvuga, none iyo umaze guhimbaza Imana, iyo umaze kuramya Imana, uyibwiye ko ari Imana y'ibitangaza, uyibwiye ko ari Imana ikiza, ukajya muri Bibiliya ukavuga turi Imana ikuraho izina ribi. Ni wewe wahaye Aburahamu izina yitwaga Aburahamu, ahuye nawe umuhindurira izina yitwa Aburahamu. Ni wewe wahaye Sara izina yitwaga Sarayi, ahuye nawe yitwa Sara. Ni wewe Imana yahaye Hana izina yitwaga Ingumba, urangije umuha kubyara ni mama w'abana. Ni wewe wahaye Mukamana w'izina yitwaga Ingumba, umuha mama Samusoni. Burya niyo yaguhaye izina ugatangira ukabwira ati burya niyo wampaye izina nitwaga Kidufu, nitwaga Mitunu, wo Adrien wivuga nge nari insuzurwaga, nari imfubyi, burya niyo mpaye urubyaro. Ngiyo umaze kuyivuga ukiri wihita utangira none ukayishimira ukayibwira ati burya nshimiye Uwiteka, burya niwe wabikoze Mana. Situation nari ndimo, ubuzima nari ndimo, mibereho nari ndimo, umuririmbyi yaravuze ngo Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye igihe nari mu nda ya mama. Baba ntawaruzi imibereho yange, uko nzabaho ryari ibanga ry'Uwiteka Imana ikomeye. Iyo umuntu ayimbaje Imana, iyo umuntu aramije Imana akayivuga ukwiri, Imana iri mu ijuru ivuga mu Gifaransa ikavuga tantuka Adrien mvuze ukondi, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana utanga urubyaro. None Mana, iyo umaze kugera ku iyo step ujya unayishimira ukavuga ngo data burya ni wowe Mana, burya niwe wankoreye ibi, niwe wambanye iwacu, niwe wahinduye ubuzima byabe, niwe wabihinduye, niwe wahaye vote umwana, niwe wahaye Adrien kubyara, niwe wamwubakiye urugo. Burya uri Imana ifite imbaraga, imirimo yawe irahambaye, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Mu bihe byose ukayivuga, bati mu nzara nzakuvuga, mu bukene nzakuvuga, kuko ni Imana igaragara mu bukene, ni Imana igaragara mu bukire. Uri Imana iteye ubwoba, wambaye neza witwa Imana, nanambaye nabi witwa Imana, bamvuze witwa Imana, batamvuze witwa Imana, miryango yankunze witwa Imana, ni miryango itankunze witwa Imana. Imana iravuga ngo uyu muntu arampamije, yarangiza igahita igira gute? Inezero. Umuririmbyi yaravuze ngo wa mutima wanjye weshima Uwiteka, mwabindimo mwese mumushime, umutima ukomeretse niryo riwukiza. Izina rya Yesu muri time worship duhabwa izina rikiza, nta rindi zina twahawe, nta rindi zina rikiza abarwayi, nta wundi mutima ushobora komora umunyamubabaro keretse izina rya Kristo Yesu. Imana idufashe cyane, tugiye gusenga n'Imana muri time worship, isaha yo kuramya Imana ku Isezerano TV. Imana igutabare, ukwiriye kuvuga Imana, ukwiriye kuvuga Imana mu bitangaza Imana ikora, ukwiriye kuvuga Imana kari Imana igira ikirema, ni nayo yonyine igikomeza. Ubundi abantu baravuga bikaba ariko ntibategeka ngo bikomere, ariko nyiribihe agira icyarema akagikomeza. Niyo mpamvu yabwiye Kuri, iramubwira ngo ni nge Mana nzagukura muri yabwiye Aburahamu iravuga ngo nzagukura muri Uru y'Abakaridayo, ibwira Kuri iramubwira ngo ni nge nzakujya imbere, abantu bajya batujya inyuma, nta n'abajya batujya hagati. Yesu niwe wahagararanye nawe, ni Imana igihagararana n'umuntu iyo yayihamije igahagarara nawe mu bukene, iyo yayihamije igahagarara nawe mu nzara, iyo wayihamije igahagarara nawe bakuvuga, iyo wayihamije igahagarara nawe amagambo ari menshi. Ni umubyeyi utajya uduteza abantu. Imana ni umubyeyi mwiza, niwe ujya uheka imfubyi, niwe ujya uheka abapfakazi, niwe ujya uheka ababuze uko babigira, niwe ujya uheka ababuze gikurikirana. Yesu akagukurikirana. Time worship ku Isezerano TV, ikiganiro ni time worship, isaha yo kuramya Imana. Baba, isaha yo kuramya Imana,
ukeneye imbaraga za Kristo Yesu, ukeneye gukurwaho Imana ikongera ukayivuga ukwiri. Paulo yaravuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Paulo yandikira Abaroma mu 18 umurongo wa 18 aravuga ngo ntago ari ibyago byadutandukanya n'Imana. Yaravuze 14 abanga berwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo urwana intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe, fata ubugingo yaguhaye ngo buguheshe ikuzo ishimwe. Aravuga ngo usiganirwaho Yesu ari yicaye agutegereje. Yesu ni byose kumufite, Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata yote, tafuta Bwana Yesu upate yote. Yesu ni byose kuri byose, shaka Yesu kugira ngo ubone byose. Time worship, isaha yo gusenga, isaha yo kuramya Imana, ubuzima bwuzuye nushaka kugira ngo Imana ikumvire. Biravuze ngo iyo utavuze Imana ukwiri ntabwo Imana ikora. Wirebera Imana mu nzara, yirebere mu mbaraga z'ibyo ikora. Wirebera Imana mu bushomeri, yirebere mu mbaraga z'Imana ikiza ubushomeri. Wifata kuko ukennye cyane katari Imana ikenura. Imana irakora. Yesu Kristo yamwanditse Abaroma 13:8 yaravuze ngo Yesu Kristo kwejo yarara na n'uyu munsi ni kwa kiri, nandika Imana izahora. Ntabwo Imana igajuka, nta gahunda ifite yo kukwima ibyo kurya. Nuyikomeza Imana izakugaburira, kubera ko muri Kristo Yesu ntabwo hagezemo corona. Muri Kristo Yesu nta ntambara ya Putin iriyo. Muri Kristo Yesu nta ntambara ya Zelensky iriyo. Muri Kristo Yesu nta matikari. Abari muri Yesu bahora baguwe neza. Gakondo yacu iri mu ijuru. Tugiye gusenga n'Imana, ndagira ngo turamye Imana, ndagira ngo dushime Imana, ndagira ngo duhimbaze Imana. Ariko yivuga ukwiri, yivuga nk'Imana itabara, yivuga nk'Imana imara umubabaro, yivuga nk'Imana imara intimba, yivuga nk'Imana itanga ubuzima. Ni Imana itanga agaciro. Wiyibesera, wituvugira Imana nabi, wikabya, wivuga nk'Imana isuzuguza. Hoya, Imana imara igisuzuguriro. Wiyivuga ko yaratinze kuza, suko Imana idakora. Gutinda ko Imana ndibiyibuza kuza. Bwira umutima wawe utituza, ntabwo uzahora urira urunduka. Kubabazwa cyane ntibivuze ko Imana idatabara. Time worship, tugiye kuramya Imana, duhimbaza Imana. Ijambo ryo ni rizima, ijambo ryo ribeshaho, ijambo ryo ritanga ubuzima, ijambo ryo ritanga agaciro. Muri time worship ku Isezerano TV hemburuye umuntu isaha y'amasengesho, kuko tumenye kuri Imana umuntu akwiriye kuvuga ukuri, tukakuvuga mu buzima bwacu, tukakuvuga abantu badukunze, tukanakuvuga bakwanze, tukatuvuga abantu batuvuga neza, ndetse niyo batuvuga nabi utubera ibyiringiro. Bibiliya yaravuze ngo data wabereye Israel amagare, wanayibereye amafarashi. Uri Imana ikiza sida, uri Imana ikiza kansa, uri Imana ikiza hepatite B, uri Imana ikiza hepatite C, uri Imana ikiza umwijima, uri Imana ikiza diabete, uri Imana ikiza urushwima, uri Imana itanga urubyaro. Sengeye umuntu Mwami, ngwino ufungura inzira, ngwino umuha urubyaro, ngwino uca inzira, ngwino ukize burwayi afite. Niyinjire mu ijambo rivuga ngo Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe barasenze, iminyururu yari ibaboshye iradohoka, ibyari byaranze. Reka bahure n'Imana ibishoboye, kuko bageze muri time worship. Reka binjire mu isaha yo kuramya, bakuranye bya nyabyo, bahure n'Imana ikiza urubwa, bahure n'Imana imara umubabaro, bahure n'Imana yomora inguma, bahure n'Imana ikiza agahinda, bahure n'Imana data. Imana ni Adonai, Imana ni umubyeyi, uri umunyembaraga, uri Imana ikora, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora ibitangaza. Hemburiye umurwayi, hemburiye umunyamubabaro, hemburiye umunyagahinda, hemburiye umuntu ufite ideni, hemburiye umuntu byanze, hemburiye umuntu wabuze abantu, yabuze abantu. Reka hure n'Imana. Imiryango yamuvuyeho, reka hure n'Imana. Inshuti zamuvuyeho, reka hure n'Imana. Agakiza byaranze, reka hure n'Imana. Kubera ko iyo tukumenye ntabwo tugira ipfunwe, utubera Imana. Iyo tukumenye ujye dukiza. Yebiodra heigidi bost heibinidra menigidi bostrebekidra. Ngwino hembure mwa, ngwino hembura. Abari ku Isezerano TV ni wagurira imbago, bahire mwa, hira vision zao, hira babasi zao. Mwami Yesu tunakuomba katika jina la Bwana, katika jina la Bwana. Neno la
lako Baba linaponya, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe turyizereramo, ijambo ryawe harimo umunezero mu ijambo ryawe, duhabwa ibyishimo mu ijambo ryawe, harimo inkomezi mu ijambo ryawe, harimo gutabarwa mu ijambo ryawe, harimo komorwa ingoma mu ijambo ryawe. Abarwaye umugongo barakira. Reka ukize uyu muntu urwaye umugongo, reka ukize uyu muntu urwaye munda, reka ukize uyu muntu urwaye gatuza, reka ukize uyu muntu urwaye umutwe, reka ukize uyu muntu urwaye amaso, reka uyu muntu byanze, reka byemere. Wabuze ibyangombwa, ngwino umurengere. Uri mu bupfubyi, ngwino umurengere. Uri mu maganya, ngwino umurengere. Wabuze mwami icyerekezo, mubere icyerekezo. Uw'inzira zafunze, mubere inzira. Muri time worship isayagure, umuntu wese yihembukireho, umuntu yembuke ahure n'Imana ikora ibitangaza, ahure n'Imana, Imana ikiza, ahure n'Imana, Imana yomora ingoma, ahure n'Imana yomora ingoma. Twakuva tukajya kuri nde Yesu, no Imana imara intimba, no Imana ikiza imfubyi, no Imana ikomeza. Uri Imana inzira, uri Imana nziza, uri Imana ica inzira mu kidaturu, uri Imana itembesha umugezi mu butayu, uri Imana ukora ibikomeye, uri Imana iteye ubwoba. Hembura uyu muntu, hembura uyu muntu, hembura uyu muntu. Kiza mwana, kiza Yesu, kiza indwara, kiza agahinda, kiza umubabaro wanze kubabarira, mu imbaraga zo kubabarira uwo byari byanze. Reka byemere, kubera kuri Imana ikora, kubera kuri Imana ikiza. Muri time worship isaha yo kuramya, turakuramije, turakuramije. Tubonye Imana ikiza, tubonye Imana ikora, tubonye Imana itanga ubuzima, tubonye Imana ikiza indwara, tubonye Imana yomora ingoma, tubonye Imana itanga icyerekezo. Twabonye imirimo yawe, twabonye ibitangaza byawe, twabonye amaboko yawe. Amaboko yawe akora ibikomeye, amaboko yawe ni magari, amaboko yawe niyatanga urubyaro, amaboko yawe niyatanga agaciro. Twarabibonye mwami, wagiriye neza Abraham, uri Imana ikora iby'imbaraga. Saduraka, Meshaki na Abedenego babonye imirimo yawe. Wahuye na Hadasa, ahura n'imirimo y'Imana. Iyo turi mu masengesho twakira imbaraga, iyo turi mu masengesho tunavunja nguvu za mapepo, tunavunja nguvu za wachawi, tunapokea nguvu za kushinda vyenye vinadushinda, tunapokea nguvu za kupata baraka. Mwami Yesu, fasha uyu muntu wese nahure n'Imana. Uyu muntu ukurikiranye Isezerano TV, reka Imana imukorera iby'imbaraga, reka Imana ikora ibikomeye, reka Imana ikiza indwara. Reka mwami Evode mwagure, wagura Isezerano mwami, duhabwe umugisha, duhembuke, twakire umugisha, turengerwe nawe, tutabarwe n'Imana. Twabonye amaboko y'Imana ari magari, twabonye amaboko y'Imana akora ibikomeye, twabonye amaboko y'Imana akora ibiteye ubwoba. Uri Imana ikiza, duhembure rero, utwagurira imbago. Mwuka wera abane natwe mu izina rya Kristo Yesu turabyizeye, amina. Yesu abaho umugisha. Be blessed.